ntiwirengagije ijambo ry'Imana. Nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka, kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Iyo umubyeyi afite umwana we, uwo mwana we aba yumva nta kibazo yagira. Ikintu cyose kibaye ku mwana aba yumva ko umubyeyi yakimukemurira uko cyaba kimeze kose. Kabone n'ubwo umubyeyi yaba atagifitiye ubushobozi, ariko umwana yirukankira umubyeyi we kuko aba azi ko nta wundi muntu yakwiringira. Muri make aba yumva ko nta kintu yaba kubera ko aba afite umubyeyi w'iruhande rwe. Uko niko dukwiriye gufata Imana. Dukwiriye kumva ko kuba iri mu ruhande rwacu nta kintu cyagira icyo kidutwara. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kuko Uwiteka ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Bivuze ngo hari ibishobora kutunyeganyeza. Hariho ibirari ry'iby'isi, ibyaha, indwara, ibintu nk'ibyo nyine. Ibintu byose bidutandukanya n'Imana. Ariko nubwo byaza ntabwo bikwiye gutuma uva ku Mana. Bivuze ngo uko bizagusanga uhagazemo neza ariko bizagusiga. Muri iyi ngingo niho bavuze ngo ibihe bizasimburana bizasiga nkomeye. Ibihe by'umubabaro, ibihe by'ubukene, ibihe by'agahinda, ibihe by'uburwayi. Ibyo byose uzabicamo, ariko uzabicanamo na Yesu. Ntabwo uzabicamo wenyine. Bivuze ngo uko bizagusanga ari nako bizagusiga. Kandi nuramuka unaguye, Mika 7:8 avuga ngo wa mwanzi winyishima hejuru, nubwo nagwa nzongera mbyuke. Uzongera ubyuke ntuzarambarare, kuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu nta kizatunyeganyeza. Shalom.